Karahanyuze indirimbo zo hambere zashibutse mu nkuru mpamo. Bitandukanye n'ubu zimwe mu ndirimbo twakunze, inyinshi bamwe mu bumvaga iza burakeye kuri Radio Rwanda cyangwa mu bindi biganiro byamenyekanye mu bihe byo hambere, zagiye zikomoka mu nkuru mpamo z'ubuzima bwa ba nyirazo bwaba ubw'urukundo cyangwa ubusanzwe. Ibi bishimangirwa na benshi mu bahanzi baririmbye indirimbo tuzi nka Karahanyuze. Babara inkuru y'indirimbo zabo bakavuga ko inyinshi zashibutse mu buzima bwa buri munsi babaga barimo cyangwa ibyo babaga barabonye ku bandi bantu barimo inshuti zabo. Ushaije Pascal yigeze kuganira agaruka ku ndirimbo ye yise Elina. Avuga ko abana be bajya bamwibutsa iby'inkuru ya Elina bakamuseka bamubaza ikibatsi cy'urukundo cyari cyaramufashe ayikora. Mu kubasubiza ababwira ko kera baririmbaga ibintu biriho. Niyo mpamvu twakusanyije indirimbo zitandukanye zamenyekanye muri Karahanyuze, zaturutse ku bitekerezo by'inkuru za nyazo z'ibyabayeho haba mu buzima bwa nyirazo ndetse n'inshuti cyangwa abandi bo hafi yabo. Iya mbere ni ku munani, ni indirimbo ya Mavengue Sudi wamamaye muri muzika nyarwanda mu myaka yo hambere. Yaciye ibintu kuri Radio Rwanda ndetse irakundwa mu gihugu hose karahava. Iyo ndirimbo ku nshuro ya mbere yanditswe inaririmbwa na Kayitare Kayitana, Mavengue Sudi ndetse na Muhirwa Theoneste babarizwaga mu itsinda rimwe bari barise Urubyiruko rw'Abakozi. Yakomotse ku mukobwa wari utuye mu Ruhango ahitwa mu Munini watumiye Mavengue Sudi n'itsinda rye ngo bajye kumuririmbira mu muhuro w'ubukwe bwe, aho yari yasabwe n'umusore wari utuye ku Rwesero i Nyanza hafi no mu Rukari. Icyo gihe bajya muri uyu muhuro hari mu Ukuboza mu mwaka w'1988. Nibwo aba bahanzi uko ari batatu bageze mu nzira bajya muri uyu muhuro bagafatwa n'inganzo batangira gucuranga cyane ko bari bitwaje gitari. Aba bombi bavaga i Nyanza bagiye kuririmbira iyi nshuti yabo bagenda n'amaguru. Nyuma mu mwaka w'1992 Mavengue yatse uburenganzira Kayitare Kayitana bwo gufatira amajwi iyi ndirimbo ayishyira ku isoko irimo ikinimba, undi aramwemerera. Mu mpera z'1992 nibwo yashyize hanze iyi ndirimbo irakundwa mu buryo bukomeye. Yongeye kuyivugurura mu mwaka w'1997 ayikoreye kuri Radio Rwanda afashijwe na Nyabyenda Narcisse. Iyi ndirimbo yongeye gusubirwamo mu mwaka wa 2020 na Traskey wafashije uyu muhanzi kuyikora mu buryo bugezweho. Indirimbo ya kabiri ni Alia. Ni indirimbo ya Orchestre Impala iri mu zamamaye nayo mu myaka myinshi yashize. Yanditswe na Kalia Wanjenje. Bivuga ko Alia yari umukobwa wabaga mu mujyi wa Kibungo. Rimwe Impala zagiye gukorayo igitaramo muri stade ya Cyasemakamba, bukeye batembera mu mujyi wa Kibungo ubu ni Ingoma. Icyo gihe ngo umusaza wa Alia yahamagaye abagize Impala ngo bajyeyo banywe icyayi aho bakoreraga. Alia aba ari we ubakira. Mimi Rose waririmbye muri Orchestre Impala kuva kera kugeza n'ubu, iyo avuga imvano y'iyi ndirimbo avuga ko icyo gihe Kali Wanjenje yakunze Alia cyane. Ati Kali yaramukunze bitewe n'ukuntu yatwakiriye neza. Aravuga ngo ngomba kumuririmba, ntabwo bigeze bakundana ngo bikururuke. Alia ubu ni umukecuru w'umwarabukazi utuye i Rwamagana ubu ndetse afite abana n'abuzukuru. Izindi ndirimbo z'Impala zashibutse ku nkuru mpamo z'abari bagize iri tsinda zirimo iyitwa Philomene ya Mimi Rose. Uyu yari umukobwa wigaga mu ishuri ry'abakobwa i Butare. Ubwo yari ari kwimenyereza umwuga stage, baje kumenyana ndetse barakundana.
Iyitwa Dativa yo yaturutse kuri Soso Mado. Uyu wari umukobwa wakundanye na Soso Mado bakiri abanyeshuri bakajya basurana. Soso Mado yajyaga aganiriza bagenzi be amateka ye n'uyu mukobwa bamukorera indirimbo. Sinamurenganya ni indirimbo nayo ya Orchestre Impala ivuga ku mukobwa wakundanye na Mimi Rose ariko aza kumutwarwa n'umuntu wari umuyobozi ukomeye mu kigo cya leta. Mimi Rose yaririmbye agahinda ke ariko avuga ko atarenganya uwo mukobwa kuko uwamutwaye yari umuntu ukomeye cyane. Aba nabo ngo baracyariho ku mugabane w'Uburayi. Adieu ma jolie nayo ni indirimbo y'impala ivuga ku muntu witwaga Kamwanya Prudence. Yari inshuti na Soso Mado biganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baza gutandukana batabishaka kandi bari bazi ko bazabana. Indi ndirimbo ni Kaberuka. Ni indirimbo ya Orchestre Impala yaturutse ku nkuru mpamo y'ibyabaye ku wa 11 Gashyantare mu mwaka w'1980, habura iminsi 3 gusa ngo hizihizwe umunsi w'abakundanye uzwi nka Saint Valentin. Icyo gihe hari umusore wari ugeze mu gihe cyo gushaka, yagiye gusura umukobwa bakundanaga witwaga Marita, arekezwa n'inshuti ye yitwaga Kaberuka ngo imurambagirize. Bageze iwabo w'umukobwa basanze umukobwa abategereje ku irembo, arabakira bajya mu nzu baraganira, ariko Marita ntiyari agisekera umukunzi we, ahubwo umutima we wari waratashye mu wa Kaberuka. Byaje kurangira Kaberuka yaciye inyuma inshuti ye ayitwara Marita. Impala yagize igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo biturutse kuri Soso Mado ariko agihawe n'uwo musore byabayeho. Indi ndirimbo ni Hoteli Kiyovu. Ni indirimbo ikubiyemo ubutumwa bw'akababaro ka Kanyenzi Theoneste wayihimbye kubera ishavu yatewe n'uwo wari umufasha we wamutanye ikibondo. Kanyenzi yahimbiye nyuma yo kujyana umugore we muri Hoteli Kiyovu agataha imbokoboko, ndetse umugore we akagenda umuti wamerezayo kugeza ubu akaba yibera muri Uganda. Umwana yonsaga yanasigiye Kanyenzi kuri ubu ni umukobwa mukuru wasoje kaminuza akaba ataraca iryera nyina umubyara kuva yatsembera umugabo bari bajyanye muri Hoteli Kiyovu agahitamo gutaha iw'abandi. Kuri ubu Kanyenzi afite undi mugore yashatse nyuma yo gutabwa n'uwo yari yihebeye. Kanyenzi ntiyahimbye iyi ndirimbo wenyine dore ko nyuma y'iyi nkuru ibabaje y'ibyamubayeho yahise yisunga mugenzi we bakoranaga witwa Nyirinkwaya umaze imyaka irenga 20 apfuye, bahita bajya muri studio barayitunganya ndetse iza gukundwa mu buryo bwihariye bwanatumye kugeza uyu munsi ikiri mu zitumye Kanyenzi yitabira ibitaramo bitandukanye. Indi ndirimbo ni Mama Munyana. Ni indirimbo ya Sebanani André wamamaye muri Orchestre Impala. Uyu Mama Munyana yari afite umwana w'umukobwa Munyana ariko yaratandukanye n'umugabo. Yakundanye n'umwe mu bari bagize Orchestre Impala, noneho undi nawe aramukunda ariko umugore arahakana ko atakundana ari babiri, bituma akora iyo ndirimbo. Mugenzi we amwita Yohani mu buryo bwo kuzimiza. Indirimbo ni Elina. Elina ni indirimbo yamamaye cyane mu myaka yo hambere ikora ku mutima ya benshi. Yahimbwe na Bushayiji Pascal mu mwaka w'1986. Yamamaye cyane muri icyo gihe ndetse kugeza n'uyu munsi iri mu zikundwa cyane iyo bigeze ku za kera. Bushayiji ubusanzwe uvuka mu karere ka Rubavu mu Burengerazuba, mu mwaka w'2019 yavuze ko yamenyanye na Elina bahuriye mu bukwe. Icyo gihe bari bambariye abageni. Ubu bukwe bwabereye iwabo wa Bushayija bwabaye mu mwaka w'1985. Bombi bahuza urugwiro baribwirana birangira bahanye imyirondoro batangira kujya bandikirana amabaruwa.
Bushayiji avuga ko kugira ngo yandike ibaruwa igere ku muntu byasabaga igihe kinini cyane kigera no ku kwezi. Bushayiji urukundo rwaramuriye ruramurembya, ahitamo kujya iwabo wa Elina i Butare, aho yigishaga aramubura, akajya yirirwa asirimba mu mihanda y'i Kigali na Butare. Ageze aho ararambirwa. Avuga ko yageze aho akarambirwa, yabaza abakobwa babanaga na Elina bakamubwira ko yashatse umugabo ariko bakaba batazi aho atuye. Bushayija avuga ko nyuma yo gutandukana na Elina bakongera guhura mu myaka ya 2014, yaje kumuhishurira ko gutandukana kwabo kwagizweho uruhare n'iwabo w'umukobwa. Mundekere ni indirimbo ya Gasasira Jean Felix wamamaye nka Sosomado, aho yaririmbaga Mimi La Rose. Igitekerezo cy'iyi ndirimbo cyaturutse ku mukobwa wari inshuti na Sosomado ariko agakundana na Mimi La Rose gusa ngo ntamwiteho. Soso yakoze indirimbo abwira Mimi La Rose ariko mu buryo bujimije, ariko abyerurira uwo mukobwa. Mimi La Rose yaje kumenya ko Mundekeye yari intimba ya Soso nyuma. Irene ni indirimbo ya Sosomado yo ishingiye ku mukobwa witwa gutyo, yari inshuti ya Mimi La Rose, n'iwabo bari baramaze kumwemerera ko bazabana, maze Sosomado aramumutwara, nawe arangaye gato aba amutwaye na Jean Marie waririmbaga muri Orchestre Les Féraux. Bamaranye igihe baranabyarana, ubu baba i Burayi, bose baracyariho. Indi ndirimbo ni Lorette. Ni indirimbo za Mutamuriza Annonciata wamamaye nka Kamariza mu muziki w'u Rwanda. Ni indirimbo yifashishwa mu birori akenshi bijyanye n'ubukwe, mu misango, kuko izamura amarangamutima ya benshi barangajwe imbere n'umukobwa uba ugiye gushyingirwa. Iyi ndirimbo yahimbiwe Kantengwa Lorette. Uyu yari umukobwa w'umutware watwaye shoferi ya Bashumba Nyakare, Shefu Gitambo Elie. Shefu Gitambo akaba yari afitanye isano ya hafi na Ndahiro II Cyamatare wabaye umwami w'u Rwanda. Amakuru avuga ko Kamariza yanditse indirimbo Lorette ayihimbiye Kantengwa Lorette buri buke akora ubukwe n'umugabo we Bernard Mfizi. Uyu ni umuhungu wa Isaie Mfizi mwene Sebigabiro bya Bandora. Kantengwa Lorette yavutse mu mwaka w'1951, yitaba Imana mu mwaka w'2012. Ni umubyeyi wa Pasiteri Barbara Umuhoza uzwi cyane mu Rwanda. Ubusanzwe ari umuhuza w'amagambo, umusemuzi mu ndimi zitandukanye, umunyamakuru kandi akaba umushyushyarugamba uzwi nka MC. Uretse iyi ndirimbo hari izindi za Kamariza zashibutse ku nkuru mpamo mu buzima, nk'iyitwa Nimuve mu nzira yemwe yahimbiye inshuti ye Nzambazamariya Veneranda. Nzakumara irungu yahimbiye inshuti ye Tereza, yamuhaye radiyo yajyaga yifatiraho amajwi. Intare yahimbiye bitewe n'umusirikare witwaga Kayitare. Kayitare yitabye Imana mu mwaka w'1993 biturutse ku burwayi, gusa yapfuye yaragize amahirwe yo kumva kenshi ijwi rya Kamariza. Ngizo indirimbo za kera cyangwa zo hambere zashibutse mu nkuru mpamo.